yewega mbona ndaho rwose nakamara amaso ndebera iyo nyasha ukuntu yabaye mbega nyasha dore none inyuma ye baba data we nimba bwira ngo ibisi yararangiye nimba bwira ngo ibintu byararangiye rwose muyiye mubyemera ye baba data we mumbone bari abantu ukuntu bari bameze umva buri imbere burahindukiye niko yamenya ko ubuzima ari hatari we baba we mbega ubuzima we buriya buzima ni danje ni hatari ewana ntabwo byoroshye kabisa buriya buzima ntibworoshye baba we imbere ishwi inyuma ashwi muri make ntabwo byoroshye baba we ndaje mbereke gatoya murebe ukuntu bimeze murebe noneho baba we umva iyi ndwara ko igeze mu Rwanda noneho turabaho dutera wana ni hatari ndaje mberekeho gakeya murebe ukuntu bimeze nanjye rero iyo murebe ukuntu nsa nuko nsa nta bintu byinshi mukora subscribe ndetse na share na comment tubasha kubagezaho amavideo ameze neza n'ibigezweho byose turabibagezaho 5 kuri 5 ndaje mbereke ku mashosho media igihe ndaje mbereke kuri igihe ukuntu bihagaze ambo mwabibonye rero ukuntu ibintu bimeze ibintu ni danje indwara zabaye nyinshi abantu bakora ibyaha babaye benshi muri make umva igihugu cyari cya kera ariko ubu kigeze mu marembera rwose kigeze mu marembera kubera yuko birakabije ati gute rero namwe murabyirebeye ukuntu bimeze ibaze gusuhuza umuntu kumusuhuza byonyine wamara kumusuhuza ugahita wandura ibintu nk'ibi reka nze mbiberekeho gato cyane amasegonda 2 mwabyiboneye rwose ukuntu ibintu bimeze rwose ibintu ni hatari umva biteye ubwoba ibaze nawe gusuhuza umuntu wamara kumusuhuza ugahita wandura ibintu nka biriya baba we ambo banyarwandakazi ubu ikintu kigezweho rwose ni imbuga nkoranyambaga ni ugusuhuzanya muri sisitemu nta gukoranaho Airtel na MTN barabikemuye cyangwa ukanapepera umuntu utamukozeho naho ubundi ibintu byo guhoberana birakaze ntabwo byoroshye reba coronavirus aho tugejeje none mundebere nibi bintu ubuse ibingi noneho by'umuntu aramenya bimeze bitawe umuntu aramenya siburiho byaye byabonera umutira umuti ntabwo uraboneka ariko gusa birakaze mu byumba yuko bikaze nta bintu byinshi kandi namwe murabibona ntabwo byoroshye yewega nakamaramaza rebera
yewe ikinyamakuru igihe hagaragaye ubwandu buturutse mu gusuhuzanya kandi ni vuba vuba buhita butura hasi nta bintu byinshi. Ubwo rero mwitwararike Banyarwanda, mwitwararike rwose. Ibintu byo gusuhuzanya mubireke rwose, mubireke we kuko birakaze. Ntabwo byoroshye habe na mba, habe na gato, nta na busa. Yewega sha gusa isi yararangiye burundu. Ntabwo mbatutse ariko isi yararangiye n'abayituye. Umubiri ni ubusa. Ndebera nk'uyu ndebera we usara gupfa birenze kuriya, gupfa uhagaze. Sikureho kumva nubwo burakwishe we. Ureba nubwo kumva burakwishe neza. Sha gusa ntabwo byoroshye. Ni birebire naho gusegerwa pe. Umva ni danje. Ndaje mbereke ko bimeze ariko ntabwo byoroshye, isi igeze mu marembera. Hano tubafitiye inkuru noneho iteye ubwoba, iteye agahinda ku mukobwa wacu rwose yitabye Imana rwose. Umukobwa witwa Vava dore imbogo dore imvubu yapfuye aba riptiness. Ubuse koko abana bazapfa, abantu bataranashaka bapfe, ubwo bizagenda bitera. Niyo mpamvu babwira ngo isi igeze ahantu habi, isi igeze kure, isi igeze ku marembera. Isi igeze ku marembera rwose. Ni ukwihangana, ni ukwiyakira. Umuntu avuka umunsi umwe agapfa uwundi, ariko yega Vava we. Ni inkuru y'akababaro, ni inkuru umva rwose pe. Umuryango we rwose ndawihanganishije, wihangane. N'Abanyarwanda bamukundaga n'Abadespora bose bamukundaga bose bihangane, bose agira iruhuko ridashira, kubera yuko nta kindi kintu umuntu yarenzaho. Ibintu birakaze. Indwara ziza zigenda zibakuramo gake. Ubuse koko tuzagira gute? Tuzagira ute buriya? Baba we. Gusa ntabwo byoroshye. Ni birebire cyane, naho gusenga amanywa nijoro. N'ubundi pe ibintu bimeze nabi. Nk'umukobwa ko ndebera atari iyo nyashi, dore iyo nyashi ukuntu yabaye we. Mwabonye iyo nyashi we ndebera nawe pe. Ubuse koko
mbabwire birakaze ntabwo byoroshye. Banyarwanda banyarwandakazi, rubyiruko ye baba ndebera pe, ubu imbere hararangiye burundu we yababa data we. Banyarwanda banyarwandakazi, umva mbabwire ibintu byo gusuhuzanya mubireke, kuko birakaze nk'abantu buri muntu azajya arya ko yihahiye. Baravuga ngo umuntu ajya arya ifi yirobeye. Ubwo rero ibintu byo kurira muhoberana musuhuzanya muhana za bizu mubicikeho. Ariko se mbabwire sibyo, nk'ubu uramutse uhuye n'umukunzi wawe abirwaye, aho kugira ngo ari ukumwihorera no kumuyambira ugahita wandura biriya, wahitamo iki? Mumbwire hasi muri komenti, mumbwire ko mwabyifatamo. Gusa ntabwo byoroshye, ni birebire rwose, ni birebire birakaze cyane. Birakaze cyane ariko mana yanjye we. Yewe ntabwo byoroshye, ni birebire cyane ariko nanjye icyo nababwira rwose, mwifunge, kuko biramutse bikomeje gutya yewe naguma mu rugo yagaruka. Babara ngo korona ntabwo byagera, ariko ibyo nunu birarenze cyane we, birarenze ntabwo byoroshye na gatoya. Ni danje, ni birebire we. Imana tubabarira babibonera umuti rwose, kuko twashira burundu. Ibaza haje Ebola, haza corona virusi, sinzi n'ibindi byaje byagera mu Rwanda, haza n'ibindi. Imibiri yacu yabaye nabi, imibiri yacu yararangiye, nta buzima igifite. Umva muri make ibintu byaraduruduye. Sasa rero ngiye kubasezera, mwihangane, twihanganishe n'abantu bahuye n'ibi bizi. Abangaba uyu nguyu umeze gutya, uyu nguyu ntabwo wapi. Bye.